wambereye inshuti y'amagara ngabo y'ikirenga atinda mukunda ngabo yihesonguri yejejo ubunda zaza kubareba umutima utoroki igitereko iryo banga ryaga kuri bwihirwa naryo ngo horehewe nakirehe ngo umusoro asumba musaza we umutima utoroka igitereko atumuhungu nsizi inyuma yacuritse icuma rariturura ko yihenza akarahira ngo harashaka yadi wacu mwiza n'umukobwa mushiki wanjye umutima utoroka igitereko yembabazi we ku mutima unoroza igitereko n'uwo muhungu azabivuga hatese n'uwo muhungu abigenje atese uwo muhungu abihikitse ate uwo muhungu azaturuka hehe kubwira ngo kwamutwaye umutoni we umutima utoroka igitereko yembabazi we ku mutima unoroza igitereko undi mwana yaradusuye kwatindi yahura nimutamunga umutima utoroka igitereko atende yahura nimutamunga koko ndamukunda nawe arabizi umutima utoroka igitereko umukundo bwiza mu buranga umuntu abitegereza cyane neza watangiye kubona neza iwacu se nuko mu buriza ngo habe inka nyinshi aho ugendera ushaka amashyo ahagije maze urebe bagusime ko ubuki bwiza n'umubuka kandi bwareze ko asigeza mu asoma kuri we yabuke wese ijisho ryanjye n'urigeka hano wari uzi ubudaha abo bwabyaye n'imyaka burya bayicuma nuko yibutsa nabyo ntacyo bitwaye wa undi batuye imitoma uramuzi yego burya nitwe tumubyara niyo mpamvu urabona bisaba katwara kugera gushaka ku buzima bwacu abasore uko ubuke oya dusomaho siko utwizeye iwacu kandi kuzi ko hateye burya ngo inyota ndende ishokera izindi ariko hano iwacu siko bimeze niyo mpamvu mukuru muri uyu muryango ntagongera nyuma yo kurebera icyoko nyirakabuga na nyabihurika agasanga umuhorambuga ntangaruye amaboko n'isatuma y'urukatsa ampaye ububasha kugira ngo abagendanye n'ayo mubyeyi wa mugenza tubamenye
iwacu nta kibuze. Nagira ngo nsabe bariya bashiki banjye bangerere ikambere barebe intango irizuye ibiza binyure mu mabondo, abwira bo bahasanga ko yasaha igeze bayiterure ku rugata bayishyire mu rukano, wabwire kandi ko ari itegeko ritanzwe na Ntagungira, aganire n'inshuti ye Rwamugenzi bafite icyo baganiriraho. Twari tubizi ko igitaramo nk'iki mu muryango wa Gasipari gihari, kandi tukabashimira ko mwakidutuyemo. Ibyo bintu rero tukimara kumva ubwo butumwa bw'uko twatuye muri iki gitaramo byaratunejeje. Rwa Gasabo iwacu uyu munsi twateguye urwo rugendo, turavuga tuti mu cya gitaramo cy'umuryango wa Gasipari twatuwemo, reka tuziruke tugane muri uyu muryango tujye kuganira nabo gufatanya muri icyo gitaramo. Umuryango wa Damascene wawuhaye guhinga byose, ibihingwa ngengabukungu ndetse ishyiramo na ngandurarugo, iza kugera ku kintu cyiza Imana yaduhaye umugisha, nk'uko namwe yakibahayeho umugisha, ishyiramo urutoki rwiza. Urutoki rwiza rw'umuryango wa Damascene, ishyiramo imivure myiza yayindi yitwa indobo, kandi hagahora abahungu bazi kumenya nyine icyo gukoresha ya mivure. Umubyeyi Damascene hari iteka yaciye mu muryango, aravuga ati iki kibi hamwe kibi itegeko. Umunsi bazabatumira mu gitaramo ntimuzibeshye umuryango wabatumiye mu gitaramo, byongeye noneho w'inshuti y'umuryango wa Gasipari, ntimuzagende inkokora zireba inyuma. Uyu munsi rero muri iki gitaramo twabagendereye inkokora zireba imbere. Igisobanuro cyiza nuko tutaje mu kuboko, ariko kuko turi abakirisitu twese tuzi rya jambo ryo muri Bibiliya rivuga ngo ufite niwe wongerwa. Murafite turabizi. Rero uyu munsi twahagurutse nk'umuryango wo kugira ngo ngabafite niwe wongerwa. Uyu munsi twaje mu gitaramo tuzi neza ko tuza kongerera umubiri. Rero Seni umubyeyi Damascene tuza muri iki gitaramo atubwira ati umutware y'inkwera, kubatwera ntabwo kubatwera kuko muri abakene turabizi ko bishoboye kandi mu gihe cyose, ariko nyine abafite nibo bongerwa nk'uko nabivuga. Iyi ntaramo y'umuryango umuryango wa Damascene ije umuryango wa Gasipari. Murakoze cyane. Yego, Umuryango w'abakuru dutwereye ngo intango nziza, urwagwa rwiza, rwaba barafite urutoki barataze, hanyuma uyu munsi yagakoza inkokora zitareba imbere, dutwereye aho rero n'abana ba Damascene ngo bageze kwa kuyoya ndabona bafite umuco ntugushaka hafi. Umubyeyi mwiza rero muse, ntabwo naza kuguma gutura inzoka, ariko iyi ngiyi noneho nifuza ko icyifuzo gishe ku muryango, kandi n'uwe wera urukweto, nifuza ko rwose abahungu ndetse hamwe n'intore watoje umuryango baza kuza kumfasha bakayikuraho, ko ubundi tukakubwira ibyayo tugasangira. Ariko twanyuma ko mwayakira se abanza yikwegereze bari buyigenera ibyo uze kumubariza mbere yuko nyikuraho urukoma. Aha yapfutse ubu ngubu ntabwo yahishe ko yaje asoma. Oya reka kubwira nuri umuryango ntabwo ugeze n'ubu tugeze twakukura atoje neza rwose. Batware mu mabyiza.
uraza kubimenya ukuntu waseze neza yasengeye byose maze gusenga sengera niba ukiri inzoga nziza ube wafatise hari igihe utwara yaza kukenera kukomera ube hafi ntugire kure yego si byose ariko kuko wari bizi ntibazi hanyuma ikize twatuga rero ikize cyo mu buriri bigere mu biganza by'umubyeyi gusa umwe n'ufite ubwoba ndetse n'ubwishyura rwose y'ikibazo nyamara namara kugusoma nanjye ngera ngo nyure hanyuma ubonaho kunyura mu bwego butumwa bw'umuryango ushaka kunyura gatanga ugiye gusoma aho nta mwanya bamwe akamenya kugira usigaye ugenza se niba ntazi kugenda ko tubizeraho uragira ngo wowe kuko ushaka kugenda nta kibazo uyu mugabo rwa mugenza ni umuriza koko uzi impamvu uyumvise ntabwo ari igikorwa gitoki uretse ko nkubwire ko arimo kuyisoma nsanzwe zisoma zizi uyu mugabo yatangije ibintu bitatu yabanje ati nose ubonye rero avuga ati wa munyabyaha we icyo kiva arongera ati nageze mu budaha nta mugezi ati shikoye nta mugezi twambutse avuye mu burisi nyabarongo yambutse inshuro ebyiri zose arayihakanye kandi ndabona nubwo yagiye asomaho yongeraho asomaho yongeraho irasoma nawe wumva kugira ngo ndakurikirane mwana wanjye umpamira abasore banazamura muri ntera nsangiye n'abatwari mbonye rwose wakwenze nta munaniro ukuri muturutse wa kirisitu ntumira ngo unasome unkurire ibyishya ku mutima untere ibintu biri ku matama niba mayamo niba bakongere umuryango mwiza ni inzoga usoma tumanitangishijwe 19 umurongo wa 9 ahanditse ko hari umuntu watoreye gutabuka umwana w'intama ukanje amagambo ari kuri kw'Imana nizo titaje umusemburo nizo kwikiranira muri uyu muryango wagira kurege yegere umubyeyi n'abari niba ari nzima iyo wako yabakwiye batware ibintu mwakiriye umwana y'ibirere n'ubaye umubyeyi mwiza reka mbanze mbashimire mu izina ry'umuryango wa Rutsirita na Jean Damascene ineza urugwiro urukundo mwatwakiranye mu muryango n'ibyicaro byiza mwaduteguriye ndetse n'amazimano meza mwatuzimaniye tubashimiye ko mwamenye ko turi abashyitsi kuko umuryango wanyu turabizi ko mugira amafunguro y'abashonji yabaje babagana mukabafungurira ariko twebwe tubashimiye ko mwamenye ko turi abashyitsi mukatuzimanira nimushime cyo tuje nk'uko nabivuze na mbere muri twa turere 30 tugize igihugu cyacu cy'u Rwanda rwa Gasabo n'ubundi ni Gasabo ni hahandi u Rwanda n'ubundi rwakomotse yambere isaga 416 ahantu dukorera mu Rwanda tukahatangira na mituweli byose gahunda zose za leta tukazikurikiza ni muri Gikomero usesekaye muri impugu yanyu y'ubuda mubyeyi mwiza rero umuryango ujya uterana nk'uko
n'uwanyu uterana ukagira ibitaramo byiza. Igihe cyarageze ibi n'ibyanga ndakomeza ntacyo, hari ijwi cyangwa umwuka Imana yaduhaye turawukoresha, bitaraza n'ubundi twaravugaga. Ariko kugira ngo n'ab'inyuma babashe kuza kumva, ndumva bigarutseho. Urakoze cyane. Ariko ubundi hakurya aho kubyumva ibintu byo gushogotora waba wibitse ntacyo. Urakoze. Mubyeyi mwiza rero, umuryango wa Rutsibitana Jean Damascene wari mu gitaramo cy'umuryango nk'icyo namwe mujya mugira, kandi mugira ibitaramo bitandukanye. Maze mu gitaramo twari twateguye nk'umuryango, tugatanga uburenganzira bungana mu muryango ushatse kugira igitaramo ufata umwanya w'ijambo mu gitaramo. Umusore wacu Barwanishyaka Jean Dodier yarakubutse ku nkiko z'u Rwanda, ariko ubwo yasanze n'umuryango wateguye igitaramo. Igihe kiragera ibikwerere by'amasonga byarivugaga, yewe ndetse n'umubyeyi nawe yari ahari kandi mu gitaramo yabona no kugira ubutumwa tubwira, ati ndabasaba umwanya w'ijambo. Umubyeyi Damascene ati mwe muretse gato uyu muhungu tumwumve ijambo asaba mu gitaramo. Yadutegetse guhagarara mu mpande zitandukanye, ibikwerere by'amasonga bijya hafi ku nkingi ya Nyamuvure. Data atetse kuri Nyiramacumu, maze arambwira ati nawe ube hafi aha, ababyeyi bagende bagane kuri ya nkingi y'isoni. Ngo ndavuga ababyeyi b'abamama barimo na ba nyirasenge, twumvira ijambo ry'uyu muhungu wacu. Yarateruye aratubwira ati babyeyi beza muryango wanjye, ndambiwe icyitwa sasasura, ibintu byo kurara mu kirambi cyo kwa data. Ndumva ngeze igihe cyo kugira ngo basabe mu ubwo burenganzira, nanjye mve mu kirambi cya data. Tuti iryo jambo ivuge neza kandi uritatore neza tuze kuryumva. Aratubwira ati buriya mu kugenda mu muryango hamwe amasenge turi kumwe nawe araza kumfasha, kandi niwe mukuru kuri njye, yambereye umuranga mwiza, kandi sinawe wenyine wabikoze. Twakunze umuryango wo kwa Gasipari Nderabakura. Umuryango turawukunda kandi tuwukundira ibintu byinshi bitandukanye. Twawukundiye ko ari inshuti z'umuryango, icyo ni kimwe, ariko nanone mbegukamo mu bakobwa baho. Muri abo bakobwa baho nabakundiye ko bagira abakobwa beza bameze nk'abandi bo muri Bibiliya b'Abayahudakazi. Iyo bagiye kubyara ngo ntibaca mu byuho, kandi ikindi cyiza mubatiza imfizi, inka zikabyara zidakize. Maze atubwira ati rero niba ntaraciye kubiri n'ukwemera cyangwa n'umuco, museruke mu muryango wo kwandira abakuru Gasipari, maze musabire umugeni, musabiremo umugeni, maze nanjye ejo nzubaka urwanjye, nzagire nzibona ishusho nk'uko namwe mwambyaye
mukaba mwayibonye ifoto. Turamubaza aratubwira ati nakunze umukobwa waho wo mu muryango wa Gasipari witwa Mutesi Mariyembe. Agiye no kudusobanurira amazina, aratubwira turumva hariho akajambo izina rimwe rya Embe n'ubundi biganisha gukunda n'uwo gukundwa n'ubona benguzi. Masenge wagiriye imbere kambere umuranga muri uwo muryango, kandi n'umuryango n'ubundi yarawutubwiye gusa turawuzi. Arabati mujye muri uwo muryango musabeyo umugeni. Mubyeyi mwiza yose twaje mu byiciro by'umuco. Twaje mu cyiciro cya mbere tuje kubasaba irembo ry'umugeni. Ku mpera y'iyo baruwa yanditse ijambo munarikira ryifashishije n'uze kugira ngo nabandikire kandi turi kumwe. Yashoje agira ati mu gihe tugitegereje igisubizo cyanyu cyiza tubaye dufashimwe. bavuga yuko beza babyiruka mu myaka yose, nyamara roho hariya zose zirakira bahaye na yombi. Uriya muryango turawukunda, uriya muryango turawukunda kuva bageni neza. Abo tubahaye imbere bameze neza n'undi turamubahaye. Muduha ibisabwa kugira ngo ibi ryanyu bifatwe, yego ntabitanga turabyakira turabishima. Nyuma muduha umwana uzasigara amenyereza inyana y'imfatarembo, kuko nawe wari yimenyereye, ni nawe yari yimenyereye kugira ngo umenyere izindi. Ibyo nabyo twarabishimye, ariko ntibitaduhangayikishije buriya n'utunanira ngo tuze kubiganira nyuma, ariko niho byizaniye. Nuko bwakeye twajya kwiba, nuko bwakeye twajya gushora tukabura igicuma. Ubazo bari kumwe zikubwira igicuba rwose uwo mwana yagishyize. Ntibyarangiriye aho, tugiye kureba ikibumbiro dusanga yakibyaje. Umubaze ko hari ikibumbiro rwose, ariko ukubwire niba gihari kuko arahazi. Icya gatatu, kandi nacyo kitoroshye, bukeye ari mu nka igitondo yinikije, nsanga ahanwe itabi munsi y'inka. Inkono y'itabi rwose yayikije rwose nta kibazo, munsi y'inka arimo kwirikiza. Ibyo ntibyarangiriye aho, yaramwiyanisha ibyo urimo ni ibiki. Ngiye kubona bamufashe injishi aricyamujina. Maze rero muvandimwe, ibyo ni ibyabanje. Gusa kumbwira ibyo ari byo, umbwire niba ariko iwanyu umugenza, umbwire niba ari wo muco, ariko ibyo si ibimenyereye iwanyu. Iyo hari amakosa y'umwana cyangwa y'umuryango ntabwo bizi. Ibyo ariko reka nabirenge nkomeze ku byo wabwiye, uretse ko
wavuze uti iwacu ni ba sebatunzi, mpita numva impamvu yatunze ibyari aho nyine akabitunda bijyana iyo ntazi. ariko reka ibyo bireke nkomeze njye mu bindi. uyu munsi udutura neza turashima, ariko yuhi Mazimpaka ajya guca iteka ryo kudatura urwagwa, yewe akabwira ubutware n'ibwami no muri rubanda rwiyubashye ko batagomba kunywa urwagwa, cyane cyane mu mihango n'imigenzo myiza ya kinyarwanda, nuko yari azi impamvu nk'umwami w'igihugu nyir'ubugiri. urangije uti nje kubashyira umugeni, kandi twarenze insina z'iwacu, ikiva mu nsina turakizi mu rwagwa nyine. urwagwa yewe Mazimpaka yageze n'aho rwita inzoga y'inshike. iwacu ntabwo turi inshike, turi inshike ntiwaza kudusaba kuko ntacyo twaba dufite twaguha. ariko ndakomeza umara turi buganire gake gake, nta kibazo babuze kunsubiza nawe. ntari guteze yo mbere kureba izuba duhaye twazishimye rwose. none rwa mugenzi, abagenza b'ibihame urabizi yuko burya izo batunga n'izo bagiye kugura mu giterane, kandi urasaba umugeni. hari ubwo ngubwo uradukwera izongeye kugura utyo, ko tutagira umugeni nubwo tutaramukwemerera, ko tutagira umugeni ugurwa inka zo mu bihame. biragenda biti mubyeyi kandi muvandimwe twamugenza uri inshuti, ndakumva rwose, urakadasohoka muri uyu muryango. ndagira ngo ubanze utumare impungenge, hanyuma tuze kuganira neza twumve igikwiye. urakoze. hasi bateza urugori oya niyo mpamvu, ariko ntabwo bari kuza batabigiye. musigaye mwikoreza ababyeyi ibya biseke byiza wahoze ubona. nta bakobwa mukigira se? abakobwa nabo barahari kandi hambere sinamukweretse. ntabwo twikoreza ababyeyi. ubwo bya biseke byiza bisobetse bya bindi byaserutse mu muryango n'ubayikoye sagira ngo byikorerwe n'aba bikorezi bo mu muryango. nuko ibyo ari byo byose reka byakire ntyo, ibyakira icyo reka byakire ntyo uzumva. kandi nawe rwose ibyakira ibyo byakire uraranganya amaso urebe uko biteye. nabibonye narebye. reka nekwiganisha narebye umuryango wanyu mbona rwose ababyeyi beza babigiye hari inyuma. nabonye uza uradusuhuza n'abo bantu b'imbere, abari hambavu bo nta nubwo twababonye, ariko reka mbwira umuryango w'abakuru ushyire akaboko hejuru basuhuze mwese. nimusuhuze bariya bantu bariya b'inyuma, bariya b'inyuma kuko wari witeye ibyo biryo byari bihagije. umuntu nkawe witera akazana irishimye nzari mu muryango muri rusange. buriya uwabashimira ntabwo yabona uburyo abivugamo, yanabivuga n'ejo ubundi bikazakomeza, ariko mwarakoze kurera neza. iryo rishimye ry'umuryango w'abakozi. buriya nyirasenge muri nibo bavugika kuturusha, kandi buriya umuryango iyo utagira inama umutangira bya bindi twajemo byo gucunga mu bya sakofizi, kugira ngo mariyene abe yagize azi kwisomera adasoresha urwandiko, adasoresha ibaruwa, ari kugira bamusomera ibindi.
ni ukubashimira ko mwareze neza noneho nyine ushinzwe nyasenge mubwira uti warakoze neza ku nama nziza watanze marembo akaba ataraturutse za cyaha hafi ngo agende yibukire za toba maze ijambo bwambwiye naryumvise nanjye navuga ntegere ibyo byose ubwira uwumva ntabwo yirirwa avunika ubuse uri hafi ndaza gusobanura ariko bitari na ngombwa ntacyo bitwaye ubundi ndaza gusoreza kuri iyi rege ariko iyi ni urwego rw'ababyeyi iriho ya saha yacu ya isake si byose saa 11 iyo zageraga icyo gukora urakizi ariko hari abandi bazabizi cyane si byose ngiki cyose cyogereka hanyuma ya saha nakubwira ngo ntuyiteho kuko dusigaye dufite igitubwira amasaha ya saha izagera umenye gutega urumuri egeranya wumve umuzi wundi ubaye igisubizo rero akajuru wabo nta joro ridajya ku umuduhaye agakoresho ariko ngenda ndabona gasa n'isando hanyuma twe turashaje kimwe cyabyaye ubwo kibonye cyakiri kimwe cyabyaye uko byagenze bibizi cyane maze ntabwo turiho tubigenze twe turashaje abahungu bazi uko bigenda kibonye ni igicuro ntikiregere ibindi maze rero mubyeyi nkaguye mwambwira muti muraza tuvuye mu buberuka genda wibaze niba utugeza kwa nyiraro cyane umukobwa wacu turifuza ko turategeka ko yaduha inyana enye za kizungu atari za zindi zifite amahembe amwe ya kera murakoze udushakire inyana enye zumye ikindi ati ntudukwere inyambo kuko inyambo zigira nyirazo si iza rubanda ngaho rero niba uri bwibare bituma nkurata nyamibwa y'igikundiro nagusanze mu birori maze mbona userutse neza n'undi utwamitse umunega maze ibyiza bikadusaba bituma nkurata nyamibwa y'igikundiro Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild.
was past, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from
yatubwiye kandi yatubwiye ijambo ryiza, ijambo ry'abagabo, ijambo ry'umuryango wa Jean Damascene, hanyuma umuryango w'abakura urabishima rwose, tumuha icyicaro akwiye, nawe arakunda uyu muziki, atubwira ikimugenza nyacyo, abamugenza nyawe, atubwira ko aje kudusaba umugeni, bitatekereza ibyabaje, ibyo gisaba y'irembo. Burya rero nta wundi mwana wacu, uyu muryango ubona inzoga bazinyoye, bazishimye, ariko ukore aho ukwiye gukora, hari aho utemerewe ukora. Wamugenza rero ndabikubwira nk'uko iwacu tubivugiye igihe cyo kuyobora, buriya turacyategeka iwacu mu ngo, ariko turayobora twasa cyagiye kutabona. itandukanye na za zindi, niyo Mutesi yitondeye kwiye ababyeyi nkamwe, niyo mpamvu nangiye kuyikura ibika ari ukubyitondera, yegereza bano babyeyi niko mwari yabishatse. Umuryango mugari wa Damascene, ubu ntacyo mwakwibwira mwebwe kure y'ukuri mukagaza icyaha. Ati Samuel na Tresoro kuri Samuel ati ntabwo turi gusengera gasoza kwitiza ariko tuzisigana n'itagaje kisi turoneka muri cyo tutaramwapakira paka y'ukwezi kose, namukomera abashyira basanze gahunda igeze kure cyane. Ngizo za sheke rero ese bisigaye n'ibye umugore yagende muraho gende wenyine ni usubira mu bitaro usanga Tresoro kwabera umuntu nibashaka bakeke ko umuba w'imbi ntacyo bitwaye, hindura umusaya unarengeka amagambo urakoyakora nkashaka, wereka amagambo mukuri ku mutima gutekereza iteka. Amashyi abiri numvise mbere kubika abiri, nagira ngo muhindukire icyerekezo kandi karacyarimo nimukomera amashyi. Amashyi batsikatsikati intera y'itsaramo irushaho kwizihira abayireba. Aime Mutesi Mari Aime n'abana mu mubiri turi gukora bwiza, iyi saha isangira saa sita n'aya matayi. Urubusima akara ko mu mara yacu urubavu, jewe mwise umugore wanjye naguhawe n'Imana mukunzi wanjye, aho uzajya nzajyaho ndagukunda ndagushaka iwanjye, aho nzajya mbyuka nkubona ngusoma nguhobera nguhamagara mama w'abana banjye. Ese uwaguhaye umutima n'ikiyakwima, nzagukunda ngukundwakaze kana k'amabukwe. Umutima wanjye ni wowe, umutima wanjye ni wowe nawuhaye, sinzabyicuza namba, sinzabyicuza namba. Kanuma niboneye ubuzima ntazigera nibagirwa, mu byago no mu makuba wowe sinzigera ngusiga inyuma, sinzaguca inyuma nka bimwe by'ab'iki gihe, kuko urabaruta imbere ndetse n'inyuma. Tuzabana
Mumunyenga forever Jewe nawe Mumunyenga biteka Esu waguhaye umutima Nikiyakwima Zagukunda ngukundwa kaze Kana kamabuko Umutima wanje ni wowe Umutima wanje ni wowe Nawuhaye Sinza byicuza Namba Sinza byicuza Namba Umusimwa menyanye niba wibagirwa abaye nkuboneke inseko ye nziza ye yuje umubabaro wibagirwa n'ibyahise ukurikira intambwe ye murajyana hagutaha k'umutima isengesho riba rimwe mwayiga data bwo kumpaye umunezero utete hayaya utone dore usanze ugukunda riba ni ubudatana urukundo ruganze utete hayaya utone dore usanze ugukunda riba ni ubudatana urukundo ruganze urukundo ruganze ijuru rito mutashye none muzariboneremo ibyishimo muzabyare muheke mutunge mugwize musangwe imaniza bahire mu rugo ruhire aye inshuti n'imiryango turabishimiye tubashyigikiye twese utete hayaya utone dore usanze ugukunda riba ni ubudatana urukundo ruganze utete hayaya utone dore usanze ugukunda
wakuze uteteshwa n'abakubya ikundwa n'indahemuka basaza ba urabe hose nyamibwa tuzahora tugusura urabeho nyamibwa ikewe uwo mwiza uduteye irungu iraba yazana ninde ugukuye ntitutangire ku nkwano kirazira dore zacu zirimo n'ibiyimbi bigira yewe yazurwa wangerewe dore zacu zirimo ibiyimbi imigina zirimo rubabaza abagabo mama rwa mpagaza izacu zirimo iyi wangiriwe iwacu zirahari ziragwira imyugariro dore iwacu zirahari ziragwira imyugariro ariko mama zirimo ibiyimbi imigina zirimo ibiyimbi imigina imbabaza amahanga ibaye ubukumbi izagacamo mu nziza ikanze mu mataniyo nyamara yarwamaganiye mu rusisiro hita sinshaka imisesero ndashaka igihogere nkagire nkajya gutanga abashumba baho bakabutampagara ko mugoroba ziguhumuje abitasiga yoga zigirira i Rwanda dore izacu zirimo mugondo rwa Mbanda bwiragira mukicyurira agera mu marembo ikavumera erega abakobwa bakayisanganiza ibisabo zirimo rugori rwera rukayiranga iyo n'urundi rimbana ku rugendo zamweza zahiciye imanza mbese urarati ziyiwangiwe kwajya murasara habanga mure bavanga turi murasangije ntacyandota nugushingura ikirenge ngana aho utari nzirikana yuko umutima wawe wawunzigamiye uri impamvu yo kwicuma kw'imitsi yanjye uzahora uziritse ku nkingi y'umutima wagukunze ubudahwema nzahora ngukumbura nubwo duhorana urukundo rwanjye ubudahwema mwaramutse reka mbaye ikaze mu murenge wa Nyarugenge kugira ngo mubashe gukurikirana umuhango wo gusezerana mu buryo bwemewe n'amategeko ababyeyi rero bavandimwe inshuti z'aba bana mbere ya byose reka mbasabe muze kurangwa n'ituze kugira ngo umuhango tugiye gukorera aha uze kugira ikiwuhungabanya cyangwa se ikiwubangamira murakoze kugira ngo umuntu asezerane mu buryo bwemewe n'amategeko hari imihango ibanza mbere na mbere habaho gukundana kw'abageni umuhungu agakunda umukobwa iyo bamaze kwemeranywa no gushimana babimenyesha imiryango yabo ku mpande zombi imiryango ikareba nimba koko abageni bifuza gushyingiranwa nimba nta masano ya bugufi bafitanye iyo basanze nta kibazo gihari haba imihango ya kinyarwanda umuhango wo gufata irembo umuhango wo gusaba no gukwa ibyo iyo birangiye abageni baza mu irangamirere twe ibyinshi dushingiraho ni ibiteganywa n'itegeko amategeko y'u Rwanda tugenderaho ntabwo twemera gushyingira umuntu udafite imyaka y'ubukure imyaka y'ubukure y'ishyingira iteganywa n'itegeko ni imyaka 21 y'amavuko twabisuzumye dutuma abageni ibyangombwa bigaragaza igihe bavukiye dusanga bose bafite imyaka y'ubukure yo gushyingirwa icya kabiri giteganywa n'itegeko ntabwo twemerewe gushyingira abantu bahuje ibitsina amategeko ntatwemerera gufata umuhungu ku muhungu cyangwa se umukobwa ku mukobwa ngo tubashyingiranye niyo mpamvu ni ukubandika
akenshi tubasaba ko bombi baza kugira ngo turebe dushingiye ku bimenyetso tuzi biranga abantu, turebe ko umwana w'umuhungu ari umukobwa. Twaragerageje aho bicaye hariya ngira ngo namwe mutereje akajisho nibaza ko mubona ko tutibeshye. Icya gatatu giteganywa n'itegeko ntitwemerera gushyingira abantu mbere y'iminsi 20. Iminsi 20 iteganywa n'itegeko, aho muri iyo minsi dukora ibirebana n'ubwanditsi bw'irangamimerere. Bageni kuza hano tukabandika mu bitabo, ariko tukanabatuma na bya byangombwa navuze bitandukanye, harimo attestation de célibat, naissance, célibat bijyanye wenda na stati yawe, irangamimerere yawe, na attestation de naissance tugaragariza amavuko yawe, imyaka ufite, ndetse n'abazagusinyira nk'abahamya bemeza ko washyingiwe, bongera ngo icyo bazana ni indangamuntu zabo. Ikindi muri iyo minsi 20 habamo kuranga abageni kugira ngo dutegereze turebe muri ya minsi nimba koko nta muntu ushobora gutambamira ishyingirwa ryabo. Byo mu miryango ushobora gukorwa hutihuti, amakuru ntamenyekane mu bavandimwe ba kure cyangwa se batuye kure. Niyo mpamvu rero tubatangaza mu minsi 20 kugira ngo turebe yuko hari utambamira gushyingirwa kwabo. Abageni rero twarabaranze, minsi 20 yararangiye, nta muntu n'umwe twigeze twakira aje gutambamira ishyingirwa ryanyu. Niyo mpamvu numva nta mpamvu yatuma n'abashyingira. Babageni ikambabwiye ko leta ibatezeho umuryango kuko tubisanga mu ngingo ya 18 y'itegeko nshinga, aho batubwira ko umuryango ari umunsi kamere w'imbaga y'Abanyarwanda urengerwa na leta, leta igaha agaciro umuryango. Uyu munsi mwaje ku bwanyu mwizanye, ntabwo twigeze tubashyiraho ngo mushyingirane, mwaje muherekejwe n'imiryango yanyu, nimuza gukomeza kugaragaza ubushake, turasoza muhinduriwe irangamimerere. Waje ari umusore ari umugabo, waje ari umukobwa w'umugore, undi itegeko rivuga ko mukiva hamwe mukimara gushyingirwa umugabo yemerewe kujyana umugore we bakabana. Urugo ntekereza ko mu kanya mwese nimubyemera ruza gutangira. Urugo rw'umugore n'umugabo akenshi rurangwamo ubufatanye, habamo gufatanya kw'abashakanye umunsi ku wundi. Tugomba kwicara tugatekereza urugo rwanyu uburyo rwatera imbere, iterambere ry'umuryango wanyu, ndetse mukanajya n'inama yo kugira ngo urugo rwanyu ruzasubire inyuma ahubwo ruzasanga. Mu ngingo ya 26 y'itegeko nshinga tuvuga ko ubushyingirwe bwemerwa ari ubw'umugabo umwe n'umugore umwe bikorewe imbere y'umwanditsi w'irangamimerere. Umuhango tugiye gukora ni umuhango wubahirije amategeko, niyo mpamvu tuza gusoza abageni bagiranye isezerano, nyuma hakabaho kwakira indahiro zabo. Ntekereza ko buri wese yakabaye arimo gutekereza ku isezerano agiye kugirana na mugenzi we, burya azaririnda, burya azirinda ko byakurwaho cyangwa se rigaseswa. Reka noneho turebere hamwe ku birebana n'imbonezamubano. Ni gute umugore n'umugabo babana umunsi mugiye gushyingiranwa. Mu by'ukuri buri wese agiye gusiga umuryango we, agiye kugira umuryango we. Nanone ni ukuvuga ngo ugiye kuva mu cyiciro kimwe winjira mu kindi, kandi icyiciro rurimo wasaga nk'aho udepanda ku babyeyi, ku bavandimwe. Ubu ugiye kujya mu cyiciro cyo gufata responsibility, cyo gufata ibyemezo bimwe na bimwe. Turabisanga ngira ngo itegeko ry'umuryango ryaravuguruwe, ryasohotse 2016 tariki 28 z'ukwezi kwa munani. Batubwira rero imibanire y'abashakanye umunsi ku wundi. Abashakanye itegeko ridusaba
cyangwa se ritubwira ko bagomba kubana neza. Kubana neza ni inshingano mwembi ibareba, kandi buri wese afite urwo ruhare rwo kugira ngo ahore arwana ishyaka ryo kubanira neza mugenzi we. Kugira ngo ubashe kubikora biragusaba kumenya uwo ushatse, biragusaba kumenya uwo mugiye kubana uwo ari we, imiterere ye, imyumvire ye, ibyo yemera n'ibyo atemera, ibyo akunda n'ibyo yanga, kugira ngo uzabashe kumubanira neza. Mu kutabikora neza ingaruka ziba kubo muzabyara, ku bazabakomokaho. Muzagerageze, nagira ngo musabe abageni bafite telefone kuzibika. Ubu uyu ni umwanya mba mfata ndiho mbigisha, rwose iyo ugiye muri telefone mbona ko nta gaciro urimo kuha inyigisho ndi gutanga. Ejo bundi ukazasigara uvuga ngo ibi ko ntabimenye, ibi ko ntabyumvise. Mu mibanire y'umuryango, iyo uwabaye umuyobozi atabikoze neza, ingaruka ziba ku bana, ku bazabakomokaho. Niyo mpamvu rero uwahabwa iyo nshingano uwo ari we wese, sinitaye ku wayihabwa, ahubwo ndareba agaciro k'ugiye kuyihabwa. Agerageza kuyikora neza no kubahiriza inshingano, kuko iyo atabikoze neza mugenzi we aramwakira akamufasha kugira ngo ba bandi bazabakomokaho ntibazagire ingaruka zitari nziza. Mu ngingo ya 210 batubwira ko umugore n'umugabo bafite inshingano n'uburenganzira bingana mu gutunga umuryango. Inshingano yo gutunga umuryango ireba umugabo n'umugore. Kera mu itegeko rya kera yarebaga umugabo. Mu kuvugurura basanze n'umugore agomba gukora kugira ngo yunganire ibyo umugabo aba yakoze. Niyo mpamvu rero nongera kwibutsa abakobwa bicaye aha ngaha bagiye gushyingirwa ko mu byo bazakora byose bazibuka yuko inshingano yo gutunga umuryango bibareba. Mugomba gufasha abagabo, mukirinda ko ubushobozi mubonye ubwo ari bwo bwose bushirira mu kwinezeza, kwirimbisha n'ibindi. Niyo mpamvu rero nongera kubagira inama ko mugomba kugirana inama hagati yanyu, kandi bya bitekerezo byose byatanzwe buri wese akagiramo uruhare. Bishobora kuza igitekerezo kitagororotse, kitameze neza, gifite ibyo kibura, noneho muri bya biganiro mukagenda mubigorora mugasoza muvanyemo umwanzuro. Itegeko risaba ko iyo mutumvikanye ku kintu mugisubika, mukazongera mukagira ibindi biganiro mugasuzuma. Ni uruhare rero rwanyu, izo ni inshingano zibareba. Nibaza yuko hatabayeho kwikariza cyangwa se kumva yuko umuntu aremereye, ariko ntekereza yuko mubishyize hasi mukabiganira mwavanamo ibisubizo. Mu nshingano z'abashakanye harimo kubyara no kurera. Umugore n'umugabo bafatanya mu rugendo rwo kubyara no kurera, aho umugabo iyo amaze kumenya ko umugore we atwite aramufasha, akamuherekeza mu gihe cy'amezi 9, akirinda ikibi cyamugeraho, akirinda icyamuhungabanya, akirinda yuko wa mwana amutwitiye yazavukana ibibazo biturutse ku mibanire wenda mibi yabayeho. Ni ukuvuga ngo iyo atwite umurinda icyatuma agira agahinda, icyatuma ababara, icyatuma ajya kure, icyatuma agira intekerezo zitari nziza, ukamuherekeza ukamuba hafi. Iyo umwana amaze kuvuka nanone ababyeyi mwembi murafatanya mu rugendo rwo kurera. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo kubyara ntibigoye nko kurera. Iyo utarabyara ntubyumva, ariko iyo umaze kubyara urabyumva. Kubyara biroroha, amezi 9 iminota umwe ukaba umushyize hasi, ariko urugendo rwo kumurera kugeza ubwo nawe azasaza. Nayo ngiye kuvuga ngo kugeza ubwo babashyingiye, n'ubundi muracyarera. Nubwo mugiye gushyingirwa, n'ubundi muzakomeza murerwa,
ko mwitwa abana. Iyo soza akababwira ko amategeko ahana ubumuntu bugaragara hagati y'abashakanye. Hari impamvu zituma umugore n'umugabo batandukanye. Ya mbere ni ubusambanyi. Ubusambanyi bukozwe n'umwe mu bashakanye bufitiwe ibimenyetso. Ni impamvu yo gutandukana kw'abashakanye. Muzabyirinde. Buri wese abonye umugabo, undi abonye umugore, buri wese azanyurwe n'uwashaka. Gusambana bituruka kutanyurwa. Uzanyurwe n'uwushatse. Impamvu ya kabiri ni uguta urugo mu gihe kingana n'amezi 12 akurikirana. Umuntu yavuye mu rugo aragenda amezi 12 ararangiye nta mpamvu. Iyo bigaragaye nabwo mugana urukiko mugasaba ubutane. Impamvu ya gatatu ni uguhamwa n'icyaha gishebeje. Gukora amakosa bikaguhama ugeze wawe akagira ipfunwe ryo gukomeza kubana nawe. Iyo bigaragaye nabwo mugana urukiko mugasaba ubutane. Kwanga gutanga imitungo rwo kumwe mu bashakanye. Iyo hari uwanze gufasha mugenzi we mu nshingano yo gutanga imitungo kandi afite ubushobozi, mugana urukiko nabwo mukabigaragaza mugasaba gutandukana. Hohotera rishingiye ku gitsina. Gukoresha imibonano mpuzabitsina mugenzi wawe mutaganiriye hakagira ubikomerekeramo. Nanone iyo bigaragaye mugana urukiko mugasaba ubutane. Woza undi ku nkeke, kubwira nabi, guhora utoteza mugenzi wawe amagambo atari meza. Urundi urugo rwubakwa mu mahoro, mu munezero. Sivuze ko hari bitagenda neza, ariko iyo harimo ibiganiro na bimwe bitagenze neza habamo kubiganiraho abantu bagasabana imbabazi. Iyo rero harimo urutoto rwa hato na hato bituma umuntu atabasha kubaka urugo. Muzabyirinde. Buri wese azirinde guhoza mugenzi we ku nkeke. Kuba hari uwakora ikosa mugenzi we akumva ntibatandukana, kumva nanone ntibagumana, nibura akamuha igihe kingana n'imyaka 2 ngo yikosore kuri rya kosa. maze kumva iby'amategeko ategeka abashyingiranywe wowe n'utesi mariyeme imbere umugore tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Nemeye nta gahato ko Yewe Murekatete Patricie, umwanditsi w'irangamimerere mu murenge wa Nyarugenge, maze kumva amasezerano ya Barwanishyaka Jean Didier na Mutesi Marieme bagiriye imbere yanjye mu ruhame rwa benshi, shingiye kandi ku bubasha mpabwa n'amategeko, nemeje ko kuva ubu bashingiranywe nk'uko amategeko abiteganya.